Aho dutuye ni rwabone mu karere ka Kajiado ariko Kajiado South hahera ku mpaka na Tanzania munsi ya Kilimanjaro kuko Kilimanjaro ni umusozi urazwi cyane muri geography. Tanzania urumva twarimutse utwo ntabonaga Nairobi ubu nyine biroroshe twiza twimwimerere nyine twiwacu Tanzania birahaba buriya basanga ngiye byo bitarimbizi ntarimbizi ashaka kuba atarabimbwiye. A world of stories. Muraho neza nshuti bakunzi ba Afrimedia live aho muherereye hose kwisi, tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Nubundi nko twababwiye ko turi mu karere ka Kajiado, hari abavandimwe b'abanyamulenge bahatuye. Twashatse kumenya ubuzima babayemo, twashatse kuvugana nabo kubera ko twari tuhageze tubona tutogenda tutabahaye ayo makuru kubera ko natwe zadutumwe twari tuzi ko hatuye abagene wacu, ariko kubera ko twahabasanze bamwe tuziranye abandi twaherukaga kera twari tuzi ngo bagiye hanze, ariko tugire gutya duhurira ino. Niyo mpamvu rero natwe tutashatse kuhava tutababagaragarije cyangwa tutabavugishije kugira ngo tumenye ubuzima buke ku bugufi uko ubuzima bumeze, uko ubuzima buhagaze hano. Turaho turakomeye yegereza mikoro tubwira amakuru. Yes, ni ibisanzwe nta kibazo. Na mahoro kabisa. Turashima siku mingi sana. Ni mwibwira abadukurikiye kugira ngo babashe kubamenya. Murakoze cyane. Mbere ka tubanze tubashimire. Amazina yanje nitwa Mutebutsi Alexandre, ndi umunyamulenge kaba mugorora, ntuye hano Kajiado Loitoktok. Yes. Yego. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Migisha Jeanne, ndi umunyamulenge, ndi umurundi w'umuhondogo. Abashatswe mu bagorora bine mutware wanjye, dutuye Kimana Kajiado Loitoktok. Abatahazi ni hano. Aha turi. Nti mutuye Nairobi. Oya twaravuye. Ku bantu batari no batazi ubwo ku bantu batari mbese batazi muri Kenya cyangwa batazi ahantu muherereye nko mu kiye gice cya ugereranyije na Nairobi. Vugana ni Kajiado. Aho dutuye ni rwabone mu karere ka Kajiado ariko Kajiado South hahera ku mpaka na Tanzania munsi ya Kilimanjaro kuko Kilimanjaro ni umusozi urazwi cyane muri geography. Niho dutuye. Aho dutuye ujya ku mpaka na Tanzania ni hafi cyane, ku modoka twishura amafaranga 200 y'amashiringi ya Kenya. Mumaze imyaka ingana gute mu bana? Twebwe twakoze ubukwe 2016 mu kwezi kwa gatanu. Avuga ngo inu mwaka yes. Yes. Mwigejeje vuba. Imyaka ni gusa. Ko muragaragara ko mukiri bato, ni nkaho mutwaye angana ngo nyine. Ni namufashe neza. Buriya nuko namufashe neza. Nikeya cyane. Cyane nuko muri ibintu biri original no dufata nibyo muri Tanzania. Byo mwimerere. Mufatire mikoro twumve. Dufata ari byahose nyine Tanzania urumva twarimutse utwo ntabonaga Nairobi ubu nyine biroroshe. Turi sawa. Twiza twimwimerere nyine twiwacu Tanzania birahaba. Bimeze bite mutubwira nka hano ubuzima bimeze bite? Hano ubuzima ni bisanzwe ariko nyine ni bwiza. Twe twarahakunze kuva igihe nahaziye narashimye nyine. Mwaje ryari? Twamaze imyaka uri no wa kane. Imyaka ine. Kirashaka. Wemereye yuhanyu. None. Iyo umuntu yashatswe ugomba kubaha nyine ukaganduka ku mugabo wawe. Iwe niyo hakunze mbere arabinsaba turimuka. Buremera? Ndemera. Cyumva ko ari yabaye kirara yagiye. Aya nkanje nyine ko twarabigane ntabwo yapfuye kunzana nyine amputaza. Ndabyumva turahatemberera ariko nyine nanje umunsi wa mbere hari hangoboye
kuvuga ngo uve Nairobi usubire uza ahantu utaramenyera abantu biragoye. Ariko uko iminsi igenda iza ubona abandi babasanga turakunda nuko turatuye ibintu ni sawa. Bose imeze bite none ngaba nkutubwira kidogo ku buzima bwanyu mwabanye gute tunyuremo kidogo ku makuru yanyu. Ku buzima bwacu ni bisanzwe abadukurikirana batwumva hirya no hino ni ubuzima bw'abashakanye ta gishasha kuri twebwe ni nk'abandi bose. Ino umudamu wanje twarahuye turaganira kimwe n'abandi turakundana kugeza dukoze ubukwe. Mwarabombotse? No. Twakoze ubukwe. Twarashingiwe ubukwe bw'abarokore. Turubatse dufite abana 3 b'abahungu. Yes. Ndibuka igihe uyu wacu utwaye nkaho cyo gihe yaragezweho cyane. Zagenze gute ngo ari umwegukana kuko yenda batwara mubona ubu nyine ariko ababizi barabizi hano muri Nairobi. Nanjye ndamuza ari umukobwa. Zagenze gute ngo ari kujana bamwe tunyuriramo ako gasenyi nyuze bite? Buriya basanga ngiye byo ngibyo utarimbizi. Wakoresheje iki? Ntarimbizi ashaka kuba atarabimbwiye. Ariko ntacyo nakoresheje gisanzwe. Nuko twaganiriye turahuza. Duhana ibitekerezo yumva byanje biramwubaka nanjye numva ibye biranubaka. Nze nko mu buhe buryo? None bisanzwe naramubonye. Yabaye nko kunanira wowe. Ya rwose. Ntabwo yananiye. Kandi buri muntu aba afite uwiwe. Buri muntu buri aba afite uwiwe. Imana yamugeneye iyo muhuye ntabwo bigorana. Mumpere mikora mwiye kubera ko ndamuzi jewe ari umukobwa. Makuru tubiye nini? None niwe nyine. Naje twarahuye nyine ndamukunda. Iwe cyangwa niwe wamukunze kugira ngo bihita oya niwe wankunze mbere. Ariko nanjye nyine ampropose mbona nyine ni umwiriye. Kuko ngiye kugafla abantu tibamenye ukuntu bigenze bityo. Oya nta nubwo hari. Nose twari tumaranye n'igihe tudatinga ariko nyine tutarakora ubukwe. Mwibanga rikomeye. Mwibanga twamaze umwaka dukora ubukwe nyuma y'umwaka kandi turi kumwe. Ariko nyine nta bumvaga yuko nyine n'abafite ubukwe vuba. Byaratunguranye kuko benshi barambwiraga ngo nashatswe ndi muto wari ukiri muto. Ariko mu by'ukuri imyaka yari igeze. Niki yari yakoresheje nyine kugira ngo bigende kuri tubwira amakuru kubera ko niyo ndaje ndabizi buke ariko abantu badukurikiye hano n'ubwa mbere bababonye kuri kamera kandi je nari mbabwiye amakuru yuko ukuntu wagiye ni nkaho yagaza benga wa maze ngo makuru nabisobanura. Oya arabeshe nta gitangaza nawe nyine nuko abandi bakundana. Yambwiye ko yankunze yambonye mu ikorari narimbaga muri Shekina arambona arambwira ngo arankunze gutyo nyine communication iratangira buke nanjye ngenda mumenya nanjye mbona nyine ndemera mbona ni type yanje nuko ndemera turubakana n'ubu niwe turi kumwe. Sawa reka dusimbuka ko ngako wenda nsabe excuse kubera ko turabafatiranye kandi hari ahantu yazaja tubanza kugira ngo we ntutubwira amakuru buke yabwira abagore ba Nairobi ku buzima bwa Loitoktok numara tubone kukurekura. Ubuzima bwa hano sinzi ko ari itandukaniro cyane. Bubabwire nk'abatabuzi kubera ko tutekereze ko babizi. Ni nk'iki batazi nibisanzwe. Ubuzima bwa hariya ni kimwe gusa wenda nk'ibitandukanye hano ni nko mu cyaro. Tugira amasoko duhahiramo naho ga Nairobi byari ibibanda nyine no guhahira aho ngaho. Naho hano haba amasoko ukavuga nimba ari kujya guhaha urinjira mu isoko hafi nyine tuba tuzituriye. Ukabona nyine ibintu nibisanzwe ubona ariko cyane ko haba ari nko mu cyaro haroroheje. Mu buryo bw'imirire stock yo mu nzu mukora ga stock keza ku giciro ko ibyinshi tubigura muri Tanzania. Ukuzuje guhaha muri Tanzania?
rimwe na rimwe si buri gihe cyane nyine nkabira twita stock nyine yo mu nzu akenshi. Kuri umuntu uzugera Tanzania ukambukiranya imipaka ukagaruka cyane igiswahili gacabaye cyose so twambuka nk'uko nguko nyine ukamutambuka tugashika gahaha habaye hurure hebitoryi unyobwa ibintu byose nyine ushaka. Tanzania bagira utuntu twinshi dusa n'utwo mu Rwanda kenshi byo twakundaga utabona hano muri Kenya kandi ni hafi urambuka ukahita utambuka na moto ifite ibintu bya kageza mu rugo. Nta kibazo murugira ku mipaka ku mpaka murambuka nk'ibisanzwe nk'uko uri gutambuka ukagenda ahandi nyine urambuka uca mu kayira nyine katari ak'imodoka nyine ukabura urashite muri Tanzania ukajya muri shughuli zawe. Ku mugore ufite umugabo ukorera ino mu cyaro ucuruza ugira gutebe nizo ngibyo iyo utarumva ko yokwimukira ino ngo mubwire iki? Jewe ku bwanjye simbizi buri wese agira uburyo akunze ahantu cyangwa uburyo babanye n'uwabo cyangwa ibitekerezo byabo. Ntabwo namubwira ngo imuka, simba nzi impamvu ko nanjye nimutse kubw'impamvu zanjye. Rero ntabwo nabwira umuntu ngo imuka, usanga umugabo wenda ari hano mu kazi ariko afite izindi nyungu Nairobi. Ntabwo rero bahita ubwira umuntu ngo imuka hano ni heza, iyo ni decision y'umuntu. Ariko nkanjye kuva igihe nimutse narahashimye. Rero nambwiye dusubire Nairobi guturayo mbarumva yaba njenye cyane cyane. Ubu nyine baba bambwira ati twimuke dusubire tujye mu bandi, twimuke dusanga abandi bikanga. Sinzi nyine unamenye ubuzima bw'icyaro, twabaye abaturage nyine bo mu cyaro twabaye Amasayi. Urakizi nko kuramukanya nyine gusa uzakuramutse ukabasubiza ugatambuka kandi bakabona usa n'umukobwa wabo. Amasayi kamavuga ikimasayi kiresha gutyo ko ndabumva kikiza kakandi kamwe wumvishije agatambuka nuko yareka tukurekure yaragiye mu byashara tumureke yikomereze na gahunda dusigarane n'umugabo abatuganiriza kidogo. Kandi urakoze cyane nubwo tugufatiranye nyine wari wigendeye murantugumane na bose tuyarishye gahunda we tukuri kubwira. Sa murakoze cyane. Ijambo rimwe usezera bano bantu badukurikiye hanyuma. Bibaye byiza yuko mbabona inshuti zanjye, ndabasuje mwese aho muri hatandukanye ku isi. Muzadusure namwe muri byiza bya Kajiado kuko niho dutuye, nanjye narakunze sinari mpazi. Muzaze mugere no muri Tanzania murebe na Mount Kilimanjaro irahari kandi irazwi cyane. Ubwo rero muzagerageza namwe muhagere bizaba byiza. Murakoze. Asante sana. Reka tukurekure wikomereza ubundi turekuye madame kugira ngo agende dusigarane na boss abe nk'uwatubwira amakuru ya hano neza. Giye kutubwireho gutunyuriramo wanzuye gute, watekereje gute kuza hano, utunyuriremo ku buzima bwa hano, challenges zihari ibintu nk'ivyo kidogo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri buri muntu wese agira uko ateye, ibitekerezo byiwe n'icyo akunda. Twabaye Nairobi, twabaga Kasarani muri community yacu kimwe n'abandi, ariko njyewe nza kuhava njya Westland. Geze Westland imbere aho bita Odiru ujya Kikuyu, ndarahabaye bitewe n'ibyo nari nshaka ico gihe. Maze kubigeraho hari umugabo w'inshuti twabanaga w'umunyakenya, inshuti yanjye aza kumbwira ko ahinga, ko data ari umworozi, urabizi ko icyo ubwoko bwacu bw'abanyamulenge bakoraga. Numvaga nakora ibijyanye n'ubuhinzi, ambwiye ko ahinga turatemberana nawe. Turaza yahingaga inyanya, dukora urugendo antembereza mu mirima, turaganira mpakura ibitekerezo. Ndangije nsubirayo mbanira n'umugore mubwira ko tugomba guhindura ubuzima n'icerekezo. Nubwo turi mu byayo ni ari byo twajemo twifuza, ariko nanone ubuzima burakomeje ntabwo buhagaze. Dufite abana bagomba kurya, bagomba kwambara, bagomba kwiga, kandi urabona ko ubuzima bwa Nairobi rimwe na rimwe usanga hari biri hejuru cyane.
nibwo twahise dufata icyemezo turumvikana turaza turatembera nawe turareba gace hano Kimana niho twahitiye ariko tumaze kuhagera haza kuba ubushuhe cyane haza hashuha abana bikabagora kubera ubushuhe ndahava nigira imbere hatoya hasa nahakonje nkahageze hari Tok hariho kirimo ikonje kuko ni munsi y'uriya musozi wa Kilimanjaro at least mbona hariho nka klima nziza ku bana bo niho batuye ariko cyane cyane kwimuka nza hano naje nshaka gukora imirimo y'ubuhinzi maze kuhagera ndintegra mu banyagihugu mfite inshuti nyinshi cyane urabona ko nahangaha ndi niho dukorana ni inshuti zanjye z'abanyagihugu batabizi ahangaha turi ni uyu mugabo ahantu twaraye niwe waducumbikiye ese hoteli twarayemo niwe niho akora ni naho twahuriye twumva ari ngombwa ko tuza kuganira nawe urumva ko na akazi y'aba integre mugani wiwe cyane icyo gihe turaganira baramfasha mbona isambu ndakodesha icyo gihe nakodesha hectare 5 mpinga ibishimbo hectare nayishuraga ibihumbi 7 hectare 5 yes hectare 5 mpinga ibishimbo hectare nayishuraga ibihumbi 7 by'amashiringi ngo urangije ushaka tractor biraba imodoka bihinga bigusaba imbuto bigusaba batera bigusaba kubagara ubuhinzi bw'ahanga buratandukanye cyane n'ubw'iwacu kuko bisaba kubyitaho bisaba imiti kugira ngo bikure kuko ubutaka bw'ahanga bwarakoreshejwe ifumbire nyinshi ngo udakoresheje imiti byakugora kubona umusaruro ubwo hectare 7 uruvuze ibihumbi 7 ko ari make kuri hectare nimba ari igomba kuba ari biratandukanye hari naho usanga hectare iri munsi yaho ngaho ibihumbi 5 rwose urayibona hari n'ahandi ahangaha hectare uyikodesha ku bihumbi 15 kuri 20 bigiye bitandukana ubwo n'igihe kiba kingana gute nuvuga ngo icyo gihe hectare uyikodesha ku gihe cy'umwaka mbese ku mwero yes uhinga inshuro 2 ku mwaka nuvuga ngo hariho sezo iri iwacu bahingaga babyitaho ni igikongo guhera mu kwezi kwa 10 nk'ubu ngubu abantu barakodesheje bashizemo amatractor hari abandi batarashiramo uhinga iyo season yo kugeza mu kwezi kwa 2 kubishimbo mugasarura mukongera mugahinga igihe ciheshi byo mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 6 kwa 7 nibwo musarura noneho umwaka uburangiye ni urumva ibyo bihumbi 7 n'iby'umwaka wose iyo myeri 2 mbese yes ariko kuri hectare nuvuga ngo hectare byari ibihumbi 7 nuvuga ngo nje nayo cyo gena kodesha hectare 5 nuko yes aho turahinga byitaho ko nari nshoboye ni ibintu bisaba amafaranga ntabwo nakoreshaga isuka sinanabishobora bisaba uburyo umuhaye amafaranga ufata abakozi kugura imiti abajya gutera bisaba gukoresha kubyitaho ugakoshiraho umwanya wawe wose ariko mu by'ukuri urabona kino gihugu dutuyemo ni igihugu giteye imbere gifite isoko rinini ryagutse gifite population abantu hano barakora bafite amafaranga urabona ko ubuzima bw'ahangaha urya ari uko wakoze mu mfuko iyo uhinze ukeza ntabwo wiri kujya gushaka abakugurira imyaka bo bagusanga mu murima baza bagenda babishaka si wowe usarura ngo uje gucuruza oya rwose oya ushatse wakora stock yawe ukabistokinga kugira ngo byende uzategereze igiciro ciyongere ku isoko ugurisha ariko nanone utabishatse bo bagusanga mu murima kuko iyo season yo gusarura iyo igeze aba broker babyita ngo naba broker bagenda bazerera mu mirima bashaka bagurisha bakeneye amafaranga aho ngaho bafite ibibazo bitandukanye barakugurira wowe icyo ukora nuvuga ngo wishura abakozi bo gusarura no kubikubita barangiza bo bahita babipakira mu modoka aho ngaho muri kumwe akagwa amafaranga yawe ukayatahana ni ukuvuga ngo tubwire abantu amakuru nk'umuntu uri Nairobi utazi ko bantu bohinga yes utazi ko icyaro kibaho
yes kandi nawe nyine Nairobi iramugoye cyane kuko rwose Nairobi ni umujyi ugoye abantu cyane sibyo cyane. none ubwo nk'iyo tractor ibyo bigutwara ngahe guhinga kugira ngo weze biba bigutwaye amafaranga angana gute? Ngendeye kuri bije nakoresheje kuko biratandukanye. Umuntu uhinga inyanya no uhinga ibishimbo budget iratandukanye. Uhinga ibigori n'uhinga ibishimbo budget iratandukanye. Uhinga imiteja n'uhinga inyanya budget iratandukanye. Reko rero ngiye kuvuga ku byanjye nahinze. Navuga ngo hectare imwe nayikodesha 7,000. Ugura kuba na hectare 5 ubona amafaranga byatwaye. Tractor nidahenze kuko nishuye ni minota ntabwo itwara n'isaha. Yes, ntabwo itwara n'isaha. Guhinga hectare yose hezi 5 ntabwo bitwara isaha kuko ni kimashini kiba gifite ibisuka hano inyuma barabimanura bigafata mu butaka akacatsa ni imodoka isanzwe ariko kiraga ifite ibipine binini. Mu isegonda kiba kigeze ku mwisho kikagaruka iminota ingahe kiba kirangije. Ariko kuri hectare nishuye umunsi nishuye 2,800 make cyane. Byenda utabizi ashaka kubwira ngo nabwira ko ari amafaranga menshi ariko ni ikintu akora mu minota 45 abarangije akinjira mu wundi murima ku buryo ku munsi ashobora guhinga hectare 50 akazirangiza rwose. Byoroshye cyane. Barangiza uwo gurizo tractor numva rero zikora zibanga. Uyifite rwose uyifite ikwinjiriza amafaranga kuko kano gace dutuyemo na gace gahingwamo ibintu byinshi. Gahingwamo ziranyanya mu rya Nairobi zose zivana. Hari n'abakiriya bacu twa dufite benshi barara hano bavuye Uganda. Hari hano hari abanyarwanda bajana inyanya bage muri inyanya Kigali. Yes. Inyanya Kigali. Igitunguru kiva hano bakige muri Kigali. Gahingwamo ibintu byinshi cyane karera. Gahiramo inyanya, keramo imiteja, keramo igitunguru, keramo hoho, keramo za watermelon, keramo ibintu byinshi. Nuko ngo rero abantu bafite uburyo benshi cyane bavuye Nairobi baza ku investinga amafaranga yabo hano bagura ubutaka. Usanga umuntu afite hectare 40, 30, 50 ahita zishiramo imashini zirazicukura amazi. Urabona ko hano nta nzuzi zihaba n'imvura cyane abari nkeyigwa gihe gitoya cyameza 3 ku mwaka. Iyo ndwango yo washizemo amazi wacukuye amazi mu butaka bwawe uhinga wewe season zose. Yaba igihe cy'izuba urahinga, yaba igihe cy'imvura nanone birakorohera. Nugura cyahinga icyo gihe nahinze twaje kugira ikibazo n'icyo gihe habayeho ikibazo cy'izuba ryinshi. Murabyibuka byanyuze no ku mateleviziyo imvura ibankeye. Ariko nanone iyo twabonye igarama yanjye nakoresheje narayigaruye kuko icyo gihe nakoresheje igarama y'127 gataho no kugera kuri 30 kuba ngo nsarure. Amafaranga yanjye nakoresheje narayagaruye nubwo umwero wanjye utari munini cyane ariko icyo gihe nanone ibyo twari twahinze ibikimo byari bikenewe ku isoko cyane kuko abenshi byarapfuye. Icyo gihe maze gusarura umufuka w'ibishimo nagurishaga 12,000. Urumva fashe nakuyemo icyo gihe imifuko 18. Nubwo ngo imifuko 18 urahita ufata amafaranga urabona amafaranga nakuyemo. Uwo mwaka ikirimo cya kabiri cyo mu kwezi kwa 4 bitewe nuko hari izuba ryinshi ngewe ntabwo nahinze kandi bitewe nuko nari mbonye igarama bisaba nini cyane. Nahise mfata umurima wanjye kuko wari uwanjye mukodeshereza undi muntu iwahinga ikirimo cya kabiri. Ariko icyo gihe ntabwo bakuyemo umusaruro kuko izuba ryari ryinshi cyane. Nubwo ngo dugeze mu kwezi kwa mbere ndahindura ntabwo nahinze aho ngaho nshaka undi murima ndakomeza ibwo bisanzwe. Nubu uracahinga? Nubu ngubu nejo nari gushaka umuhungu wawe uzubimfashamo ejo nari kureba umurima ndawubona
tubonana na nyirawo turumvikana nukuvuga ngo iki cyumweru tujamo nzajya gushiramo tractor buzima bukomeze. Aho niki kiri special rero ukangurira abantu kugira ngo tubunge nkundisha hano nanje nzazi. Yes, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Umuntu wese ahatuye hafite inyungu ziwe. Hari umuntu uri Nairobi wafatishije bitewe n'akazi ahafitiye, yumva ko kuza hano byo mugora kandi byenda kuba nguza n'urugo hano ukorera Nairobi harimo imbogamizi. Ariko nanone icyo nshobora gukangurira abantu, hariho abantu bacu benshi bakorera hano, hari n'abakorera aho ntuye, hari umuhungu tubana cyane bakorera Tanzania. Kubango rero ntabaye nta kindi kintu kigufashe cyane Nairobi, nukuvuga ngo aho ukorera bujya kuhabana n'urugo birakorohereza kuko uri hano akoresha igarama, arishura inzu, afite budget imutunga kurya, usanga ni Nairobi nanone iyo budget nayo irahari. Nukuvuga ngo uhuje ubwo bushobozi buri hejuru cyane kandi byenda amapata ubona yawe ku munsi ari makeya, ugasanga rero abantu baravunitse. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nukuvuga ngo uko musohoka mugenda mwiyentegira hari andi makuru mufata mudashobora kumenya Nairobi. K'ibyo ngibyo bijyanye n'ubuhinzi mbifiteho amakuru. N'ubu ngubu hari ibindi by'inyanya bya meloni nagenzerera mu mirima itandukanye, nganira n'abantu bahinga mu duce dutandukanye. Ayo makuru ndayafite, ariko Nairobi ndatekereza ko ayo makuru utapfa kuyafata. Yes, ariko ntimuzi ngo iva hehe, ntimuzi ngo ihingwa gute, ntimuzi ngo ifata igihe kingana iki. N'amezi atatu meloni ubusaruye ugashira mu isoko. Baza kuyisarura, baza bakwarira ifaranga ababroka 300 byawe 200 bitewe n'umwero wawe kungana, bagapakira amakamyo bakajana Nairobi, ugakomeza amezi atatu. Kandi nayo amahegitari ihingwaho ni nkuko nyine kodeshwa kimwe n'ibishimbo n'ibindi. Na meloni cyane ikunza kuba ahantu hari amazi. Ushaka umurimo ufite amazi bimbyemo amazi, kuko ntabwo wayihinga ahantu utegemeye amazi y'imvura, bitewe nuko hano imvura bari nkeya cyane kandi ifite igihe. Biba bisaba ngo ushaka umurimo ufite amazi, bakora irrigation, bavomerera, barara banywesha. Nuvuga ngo iyo mirima ya meloni haba ufata abakozi babayo, bubakayo utuzu, banywesha amanywa nijoro. N'inyanya nuko. Ariko nk'ibishimbo ntabwo bisaba amazi menshi, imvura nkeya n'izuba birera. Ni ukuvuga ngo urebye ku buzima, ku gutura, ibibanza, kubaka, ibyo bimeze gute? Mu by'ukuri ku muntu ufite ibitekerezo byo gutera imbere, hano haratandukanye na Nairobi. Ufite na moya, ufite ubushobozi bwawe, hano ibibanza birahendutse. Hari naho ibona ku 100,000 100,000 ikibanza. Biri legit, apana nka za bindi za bono ko abantu bamara bakaza kubasenyera. No, cyane rwose cy'umuntu gifite title. Gifite title biraboneka ku 100,000. Hano mu mujyi ntabwo ushobora kukibona, ariko usohotse umujyi urakibona, birahari cyane. Bigakenera iki, bigasaba iki kugira ngo abantu bagure? Ibyo ndabigeraho. Hari n'ahandi ubibona ku 250, 300, hatari kure cyane na hano dutuye hano mu mujyi. Kandi kano nakaji gatoya, ariko gatuwe n'abantu benshi kubera ubuhinzi bukorerwamo. Nuko ngo abantu bavuye kona zose za Kenya baza hano nk'abafite ubushobozi bwabo bwo investisa amafaranga yabo hano mu buhinzi. Nuko ngo hatuye abantu benshi, haragenda hazamuka cyane bitewe n'ibyo ngibi n'inyungu bahabona. Hari n'ahandi hano hafi ho n'umujyi umva guhera kuri miliyoni n'igice biraboneka. Naho kubijyanye n'ubuzima, mu by'ukuri hano hari itandukaniro na Nairobi. Icyambere, twebwe tuzi ibyo kurya bivuye hano mu mirimo. Nkaya byenda mwari kuba mwayibaje umugore, ariko ko batabibaje reka mbivuge.
nk'inyanya hano umugore azagenda akazana inyanya akamena mu nzu zikabura akazikuramo akazita kuko inyanya zirahingwa hano nuko ngo iyo maze gusarura usanga zirazasiga mu mirimo iyo bagiye kuzana bakagurisha ahangaho nabo baba bashaka udufaranga dukeya kuko ntibyamuhenze ntabwo yabyishuriye amafaranga ntabwo aragenda akazana gusa akamena mu isoko namwe twasohokana twagera mu isoko niba muzishaka muzigure muzishira abadamu n'ibitunguru hano biba bihari byinshi cyane icyo ni kimwe icya kabiri mu buryo amazu hano haratandukanye na Nairobi cyane renti bihagaze ite renti inzu ntuyemo ibyumba bibiri n'urugero yes inzu y'ibyumba bibiri nziza guhera ku bihumbi 7,800 urayibona inzu nshasha y'ibyumba bibiri spacious Nairobi rwose bazishira 25-30 birindwi hano urayibona birindwi bedisita nziza cyane iyo ni bedisita yes cyane urayibona urumva ko hari itandukaniro ibihumbi 7,800 n'ibihumbi 20-15 hari itandukaniro amashuri yo ni bisanzwe Kenya system ya education yose ni imwe nta tandukaniro rwose kimwe uko ndetse usanga hano hari amashuri abana kwishura amafaranga menshi cyane kuruta Nairobi hano ni naho aba ama boarding yose boarding ziba mu byaro n'amashuri ya leta hano y'abana ni makeya usanga ari kure no kwanga usanga higanje ama prive kandi ama prive ziba zihenze nuko hanyuma hari abandi bahakorera batahiriye badatuye bene wacu barahakorera bazabaza bagakora bagasubirira bo barakora bagenda usanga hano hagiye abaho system y'amasoko nka hano dutuye haba isoko ya nakabiri nubwo ngo bamasayi bavuye kona zose baba ari hano haba isoko ry'inka hari isoko ry'ihene azira hene murya Nairobi nka murya baraza barapakira hano nakabiri nubwo ngo makamyo bayuzuye ihene n'intama bajyana Nairobi rero hari abahungu baza bakora hano za protector bakahirirwa nka na gatatu abari ahandi hari isoko ku mugoroba bagafata imodoka baganda bakaharara kugira ngo ejo bazareme iyo soko na kane hari isoko ya Tanzania barambuka bakayirema aho bita Tarakeye ni hari munsi ya Kilimanjaro bakahirirwa na kane bakagaruka bakarara muri Kenya na gatanu hari isoko yaho bita Rombo nubwo ni umuhanda ukomeza umanuka ujya Mombasa ujya aho bita Taveta baragenda barahirirwa bagakomeza gutya icyumweru kigashira bakangera bakagaruka ukwezi kugashira bari muri ubwo buzima umunsi wumva gwishaka kuja mu rugo agasimbagara mu rugo agasura abana agasura umuryango akongera akagaruka reka mbaze wenda akantu kajanye twumva Nairobi ngo abahungu bacu no burura abana mu byaro abandi bimeze gute abantu basize ingo basize amafamiye bimeze biti bo mu byukuri njye barakunda tuye Nairobi ayo makuru kuyamenya byangora wetwe niko twumva ngo abantu no burura abana mu byaro bimeze biti yes nta makuru mbifiteho ntawe nzi navuga ngo nziho kuba afite umwana hano cyangwe naba mbeshe na rwose aya tutwima makuru noyaye nimba hari n'abana bacu hano tubwire tubatahane babaye banahari abana n'umugisha ariko ntawe nzi ariko abantu iriya sigaye baza bakaza kubino kamara neza 2 ukwezi yarashaka undi mugore hano yasize undi Nairobi akamayiturira hano akaguma hanga bo byenda sinzi baba bahari ariko nitunabimenya byenda ayo makuru tuzayatanga tuzavuga ko hari abana bacu bari hano ntibakazahere kugira ngo bazatahe ariko murabuzumva bivuze yuko ibyo bintu bihari reka tubivuge uryo kubona ukuri ni umuco uri mu banyamurenge twumva ubunyine ingo ziri gusenyuka ingo biri kugenda gute ziri kwangirika biciye muri izo bintu umugabo yazino agashaka umugore yasubira Nairobi agashaka umugore nawe yashatse kubana yagiye ahandi ibyo wabivuga wi uko mbyumva mu by'ukuri urabona ko ubuzima abantu babayemo aho twakuriye n'ubuzima turimo bunyine biratandukanye kuko iwacu twabagaho turi mu buzima twese hamwe
abantu baragira inka bagataha ariko ubuzima turimo hano uyu munsi wa none butandukanye n'ubwo twakuriyemo bisaba ko abantu bideplasa kugira ngo babeho ntabwo wakwicara mu nzu n'umugore Nairobi bisaba ko wideplasa rero turi abantu dufite umubiri kimwe n'abandi ndi ukuvuga ngo izo ngizo intege nkeya umuntu wese agira intege nkeya ziwe hari ushobora kuva mu Nairobi akaja mu kazi akagakora akaba yumva byenda atabaho wenyine akaba yafata cyane cyangwa afata umuzamu umufasha akamufurira ihuzu akamutekera avuye mu kazi ibyo ngibyo n'abana kimwe nuko twumva no muri Amerika abantu bagiyeyo hari ibintu byinshi twumva bitandukanye na hano turi muri Kenya nuko ngo ahantu hose igihugu abantu bagiyemo kirimo imico yabo kubera ko rero natwe turi muri Kenya byanga bikunda ari abazafata uwo muco kuko abantu turi kumwe dusangira dukorana umunsi kundi hari imico bafite itandukanye n'iyacu nuko ngo utabaye makini hari igihe ushobora kubijyamo ukaba wabyisangamo kuko abantu iri environnement ikuzengurutse urimo utuyemo ari bwo buzima ngo n'abakobwa b'Amasayi kuboneka baza boroha kibaza bagora cyane hano urabona ko hano dukorera iyi environnement y'ahangaha abantu bose b'Amasayi bagira umuco wabo bafite umuco wabo wihariye n'abantu barakundana cyo ni kimwe kanabagwa cyane amoko yandi ariko n'ubu ngubu nawe ukeneye kumushaka ubu nyine wamubona rwose hanyuma cyangwa nawe waje no utinya gusiga umugore iri ya ruguru cyangwa utinya zimwe muri izo ngaruka uhitamwo kumuvugisha tereka njane nawe ahubira ngo nzagwe muri uwo mutego njyewe mba numva ntabo kubinina urugo rwanjye kuko nta nyungu mbibonamo kuko buri hari usanga wishize mu igarama nini cyane kandi ariko uretse igarama n'ibyo bindi nabyo urabitinya mu buryo bwa security y'urugo buriyo muri kumwe nukuvuga ngo mwa muri sekirize cyane yaba njyewe nawe ariko iyo mutari kumwe kuko turi abantu ejo nejo hashobora kuba ikibazo ninde ushobora kuvuga umugore niwe gitose cyangwa ni umugabo turi abantu tutabiciye ku ruhande ariko iyo muri kumwe hari imitego mudashobora kugwamo kubera ko muri kumwe Bivuze ngo hari imitego mudashobora kugwamo cyane gira ubutumwa ugenera abantu bameze gutyo muri bene wacu bameze uko kandi turi kubona bimeze uko turabyumva cyangwa se wenda tunamuzi ariko aradukurikiye niko ameze mu bitekerezo byanjye cyangwa se experience yanjye ifite itari nini cyane kuko ntabwo ngize igihe kinini nubatse ariko icyo navuga buri rugo ikintu cya mbere kibaho n'ubwumvikane no kwizerana urabona ko nka hano nkorera hari igihe mara icyumweru ukagera mu rugo kuwa gatandatu ni ukuvuga ngo umugore wanjye atanizeye muri we hazamo igitekerezo cyo kuvuga ngo nabandi mu bundi buzima ariko nanizera bizamuhesha amahoro nanjye hano mu kazi kuko nzi icyanzanye igitumye ndi hano ngomba gukora akazi kanye neza ndavanze n'ibindi ni ukuvuga ngo nimba umuntu uvuye mu rugo ugiye mu kazi icya mbere ugomba kumenya ikikujanye niki icya kabiri ni ukuvuga ngo ugiye kuvanga ibintu n'aka kazi ntugakora neza no mbese no mu buryo ugakoramo n'umusaruro wawe ubonye urumva ko ntabwo ukora ibikwiriye ku rugo rwawe urawutapanya ukawushyira mu bindi ni ukuvuga ngo aho ngaho n'ibibazo biva ugasanga kwizerana kurabura ugiye mu kazi ugizeyo icyumweru ugizeyo ibyumweru bibiri ugizeyo ukwezi ariko umusaruro ntugaragara kubera iki hari ibindi wivanzemo ugasanga aya mafaranga ubona hari ibindi uyashoramo aho ngaho rero ugasanga habayeho ikibazo mu ngo tugushimira cyane ku mwanya wawe ku biganiro byiza hanyuma gira ubutumwa bugufi ugena muri rusange niba hari ubwo wumva wogenera abanyamurenge abanyarwanda barundi abadukurikiye bandi batuye muri kino gihugu ca Kenya. Yego murakoze cyane nkuko twatangiye tubivuga twebwe dutuye hano muri Kajiado
uyu ni umwaka kuraya kuba imyaka 4. Ico nakanguriye abantu bacu nuko mugomba gushirika ubwoba mugatembera kugira ngo mumenye mufata amakuru. Buriya amakuru ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu. Iyo ufite amakuru umenya icyo ukora. Iyo ufite amakuru ufite ubushobozi umenyaho kariyeri wahereramo mu bushobozi bwawe ufite bukeye. Ariko ushobora kuba ufite ubushobozi udafite amakuru bukaguhe ugasanga uri muri serikire imwe. Ntabwo ushobora kuva muri ako gakombo urimo. Ariko umuntu ashobora kuva nkuko ngo nanjye hari amakuru mfite hano ntari nzi Nairobi bitewe nuko nasohotse. Fata amakuru nganira n'abantu batandukanye bakora ibikorwa bitandukanye bimpeza andi makuru. Nuko ngo mbonye uburyo mbonye ubushobozi bwisumbuye kuruta ubwo mfite hari ibikorwa byinshi ushobora gukora. Kandi iyo wakoze rero muri ya makuru yukoze nivyo biguhesha kuba wafata umusaruro uri hejuru. Ndagiye bure hano abahinzi hano nabatunzi. Umuntu ashobora guhinga ikirimo kimwe c'inyanya yahurana na sezo nziza kuko box y'inyanya izigurishwe abari iyo basaruye hari igiciro ciza bagurisha gwera 18. Kandi box nuvuga ngo umurima hari igihe umunsi usarura box 70 inyanya. Nuvuga ngo inyanya ushobora gukoresha miliyoni 1 ikaguha miliyoni 5 cyane. Hana abantu bahatuye ahangaha babakire dufite nabahinzi bahinga inyanya, bahinga za meloni, bahinga ibishimbo. Umuntu ahinga hectare 60 z'inyanya 60. Nuvuga ngo ufashe iyo garama na amafaranga menshi cyane akoresha za miliyoni 20-30. Ariko bitewe nuko azi icyo ari gukora ashobora gusarura rimwe ya mafaranga yashoye akayakuba inshuro 5 umuntu agakira. Nuvuga ngo icyo nsaba bene wacu nuko bagomba turi muri Kenya hari abazoje hanze hari abatazogenda. Natwe imyaka tuhagize ntabwo twari tuzi ko tuzayihamara. Ariko ubuzima burahagaze se burakomeje. Amagarama ariyongera umunsi ku wundi. Ingo ziraguka. Abana bakeneye kwiga, bakeneye kurya, bakeneye kwambara, dukeneye gutera imbere. Nuvuga ngo ayo makuru rero mugomba kwiyentegra mugafata amakuru no mu bindi bintu bitandukanye. Ibintu byacu abantu usanga kenshi tujya muri activity mu byari bitenge bisa nibishize babonye nabantu bari muri za protector ariko nazo ko zirashira bitewe nuko tugenda tubibona n'abantu tuganira ko akazi gahagaze ko zirashira. Nuvuga ngo kandi tuzi ko dufite abantu bacu benshi hari abafite abantu babo hanze benshi badashobora kubura kapitali. Muze mwiyentegere no mu bindi bikorwa. Imirimo irahari ufite amafaranga yawe urayibona. Ushobora guhinga ikirimo kimwe ugashora 100, 150, 200 ukabakuramo 400. Ayo ni amafaranga meza. Nibindi bitandukanye uvuga ngo kugenda muri ivyo ngibyo ugenda ukora nibindi bitandukanye. Bikaba byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bwo kubaho. Yego. Akoze cyane tubashimire ku mwanya wanyu dushimira n'abakozi ba Afrimedia live mwari mudukurikiye mu bikorwa byose dukora tubagezaho umunsi ku munsi. Timucika intege mukomeze gukora cyane muharanira gutera imbere. Imana ikomeze kubagenera ibakwiye. Mwari kumwe na director Gabi n'ubundi nk'ibisanzwe kuri mikoro dushimira n'umuvandimwe. Murakoze cyane Imana ikomeze kubarinda. Namwe murakoze cyane. Kandi mwakoze igikorwa cy'ubutwari n'ubundi muzatembere n'ahandi hatandukanye mutanga amakuru abantu bacu bamenye amakuru. Iyo mutagera hano ibi tuganire byenda ntibo bimenye. Ariko n'ubutaha muzaze nzabajana mbageze no ku mpaka wa Tanzania nabambutse hari ibicuruzwa n'abantu bacu bacuruza i Nairobi bacuruza imiceri bacuruza amafu bacuruza ibitoryi bakwambuka ahangaha. Nuvuga ngo hano na Nairobi ni 800 amafaranga make cyane. Nuvuga ngo byabafasha muri business zabo. Murakoze cyane. Asante sana. Yes. Yego.